Ku gitanda kwa muganga ari mu mashini ndetse ari no ku mwuka. Ni inkuru yacu tugiye kuba twikomereza ku gice cya gatatu, aho bigaragara yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Nanjye ubwanjye iki gice nakigezeho numva amarangamutima yanjye arazamutse ndetse numva nanarwaye na hard pressure, kuko umutima wamfashe mu bintu mu buryo butunguranye, aho naje kuba nagerageza kumuvugisha muhamagaye ntiyaje kuba yanyitaba, ahubwo yanyandikiye ubutumwa abwira ngo arega ndabizi ko uri umunyamakuru, icyo wakora cyose nta na kimwe cyatuma ngera aho ngaho kwa muganga, kuko nanagerageje no kubaza ati ese ukoresha WhatsApp, arangije yamaye voice note arimo arambwira ngo ubuzima bwose yacamo ntabwo yaca mu buzima bukomeye nk'ubwo natumye acamo, kubera yuko namutaye ku musozi ndetse muta mu cyayi, numva yuko ubwo buzima bwe buraza kuba bwarangira aho ngaho. Ariko nk'uko babivuze neza, imboga mbi ntabwo ziva mu nkono. Ariko gusa nangiye inkuru yanteye agahinda, kuko yatumye mbasha kuba nakiga inshuro nyinshi cyane, mboneraho no kuba navuga ngo muri iyi minsi uru rukundo turimo turishoramo, uru rukundo turimo turajyamo, nubwo benshi cyane batarimo barabiha umwanya, batarimo barafata n'igihe kinini cyane cyo kuba babitekerezaho, ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo tubashe kuba twakigira kuri uyu muvandimwe wacu uryamye mu bitaro, dore yuko uyu nguyu ari umunsi wa 4 ari mu bitaro, ndetse ari n'umunsi avuga yuko bishobora no kuba byamuviramo kuba yapfa. Noneho inkuru yacu tugiye kuba twayihera hano kwa muganga, aho yicaye kwa muganga ari mu buzima butamworoheye, ku buryo n'uwo akunda yaje kuba yamubwira ngo kuba uriho ntago bindeba, kuko nagerageje gukora ibishoboka byose ngo ube wapfa ntiwapfa. Noneho ikintu gitangaje muri cyo ni uko yaje ubwe no kuba yavuga ngo n'abaguteze hari igihe ushobora gusanga narabigizemo uruhare. Ikibazo gikomeye cyane ndetse cyanabaye n'ihurizo. Gusa isomo nakuyemo ni uko nkwiriye kubaha umuntu wese unkunda. Kugira ngo ubashe gukora umurimo unoze bisaba kuba waruhutse neza kandi ahantu heza, ahantu hagufasha kuruhuka neza ndetse n'abawe nakurangira mu kayaga. Duherereye mu karere ka Muhanga mu mujyi. Uturutse muri gare uca ku muhanda mushyashya ujya kuri Gahuga Adventist Academy hafi na Saint Caroline kuri dodani ya 2. Twakira abafite ibirori, abashaka ibyumba byo kuraramo ndetse n'abakeneye kuruhuka iminsi myinshi. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe. Noneho mbere yuko ajya mu bitaro yabanje kujya amuhamagara akanga kumwitaba, yanamuvugisha akanga kuba yamuvugisha. Gusa mbere yuko dukomeza, reka manze mbwire umuntu wese ugeze hano nuko ngira ngo mumenyeshe yuko ngiye gufungura indi channel bita Mbwizukuri nawe MDTV, inzaza ncishaho inkuru. Umuntu wese uri hano ukunda Gilbert Nyamamare, ngiye ngo nkubwire ngo kuri izi true story ngiye kujya mbagezaho buri munsi, ku nkuru z'abantu z'ukuri, pana inkuru twakuye mu bitabo. Iyi ni inkuru y'ukuri, dore yuko ushatse no kuba wamusura wamusanga ku bitaro byo ku Muhima, ari mu barwayi basanzwe. Bamwita Eric niyo kwizera, kubera yuko ni umusore ukurikiranwa n'abaganga bagiye batandukanye, aho ubu buzima arimo bubasha kuba butamworohera, kubera yuko yaje kuba nawe ubwe yakihamagarira uwo akunda, aza kuba yamubwira ngo arega abapfuye nta kintu barusha, kandi n'abanciye mu maso nta kintu ubarusha.
arangije aramubwira ngo ubu ngubu guhera igihe navukiye, kuko urumva wowe ubwawe kuba wandwarira ari ikintu wumva byaminduraho. Arababara cyane, aba mu gahinda katamworoheye, ndetse agira n'igikomere yari asanganywe cy'uko yahoraga amubwira amagambo akakaye ndaza kuba navugira hano. Gusa ikintu ubwe yabashije kuba yamwerurira nuko yamubwiye ngo arega na wa munsi musiga ndetse n'abagusize, hari igihe ushobora gusanga njyewe ubwanjye hari ibyo nagizemo uruhare, kubera yuko ntabwo nigeze nkukunda, nta n'umunsi n'umwe nigeze nkutekerezaho habe na gatoya, uretse kumva yuko naba nkufite gusa, ariko nta wundi munsi nigeze nkutekerezaho habe na gatoya. Inkuru yacu rero tukaba turaza kuba nababwira ngo turaza kuba twayisoreza kuri iki gice cya 3, aho ndimo ndasaba umuntu wese waba ufite indi nkuru cyangwa se waba ufite igitekerezo yama ndetse n'inyunganizi, yaza kuba yakima kuri nimero yanjye ndetse akananyandikira no kuri akayandika iyo nimero ngiye gutanga, ni ukuyandikaho kuri WhatsApp ugatanga igitekerezo, noneho tukagikoramo inkuru. Noneho mbere y'uko nkomeza iyi nkuru, reka manze nsome n'izi komenti zongeye kuba zagaruka muri iki gice cya 3, aho uyu nguyu yamubwiye ngo nyamuneka namureke kubera yuko iyaba yamukundaga ntabwo ari kumubwira amagambo nk'aya ngaya. Arangije arongera komenti ni nyinshi cyane, gusa reka manze nshimire umuntu umwe wafashe umwanya we akandika agakomeza kuduha ibitekerezo, yaba Korodina, yaba Isa, yaba Gasabo, ndetse n'abandi mwese mugenda mutera komenti. Si uko mbirengagiza, ahubwo ni ukugira ngo nkomeze mbane namwe uko bwije uko bukeye. Yari Gilbert Inyamamare i Kigali. Muraza kuba mwakihangana gatuma kubera yuko nababwiye ko igice turaza kuba twagisoreza mu gice cya 3, ariko naje gusanga turaza no gukomeza n'igice cya 4 kubera yuko hari ibimenyetso tukiri gukusanya, ndetse n'amajwi y'uyu mwana w'umukobwa arimo aratuha nawe